gutyo ni gutyo twagiye weko ngenda ibyina mfukamye ubwo nanjye ndajya wagizamuka nk'upopaje ubwo nanjye twagiye weko mbona akenshi ako none nibagiwe nuko wango ubundi akenshi ngiye nabyinishaga mbatiwe bakanyega gutya sibyo nago umugusha oya kare muterure turebe aka kana se shaho oya reka guterure Songo yes zengurutse umuntu karakariti nakunzaniye cyane ko zaniye umushyitsi cyane ko nizaniye ese ubwo wajya wenyine kare ubwo wabikora oya ariko ndamuhaho nagize ngo urajya wenyine se abanyarwanda bari kuba barishimye mbere na mbere baba hoya narinzi kugiye kubanza waruzanye indani we nanjye buriya uretse urancoma umureti uzi ko byaruta ukancoma iminwa oya kubera waruzanye inda nini asega so hajya ni wowe ukagezweho ari kumabusha naretse ngo nigikagishe Reka twongere tubasuze kandi tubaha ikaze mwe mwakoze subscribe kuri YouTube channel y'Abanyarwanda Miss Element nk'ibisanzwe n'amongwanya Mr People Imanzi Odisingo and Search abakobwa mufitire kwa mukomeze muri tambutse nk'ibisanzwe rero murabizi ko hano kuri Miss Element tuba dufite abatumirwa bagiye batandukanye by'umwihariko hano tuzatuzana abantu bafite impano mu minsi yashize twabakubise umuntu ufite impano y'ikiroso tubazanira Rasta Tobras urimo uragerageza kuba yazamura reggae mu Rwanda akuno munsi twazanye undi musore udasanzwe cyane tuzi ngo ni muntu ki ariko turaza kuba twamumenya ubwo mwageza no kuri Miss Element bye kwa mwamumenya reka dutangira bibwira ko yatuganeye tuziranye welcome brother welcome mu kiganiro tutangira bibwira abanyarwanda nuko mubizi nakaba nitwa Gasongo G nakaba ndi buretse murajije muragahanye mwe izina rya se waryibagiye buretse reba ko kuno wicenga abapatro kwa Miss Element bunini gutya buretse dutangire ongera utangire nago dutangira turakomereza izina rya waryibagiwe nuko mubizi nakaba nitwa Wasongo G nakaba uno munsi nasuye nabaye umushitsi kuri Miss Element Miss Element nese gaso dutangira ikiganiro abantu benshi bakubona bakibaza ewan Gasongo ni muntu cyubaka kanya wiciye hano kuri Miss Element ngubu ndi mushya ngubu n'abafana mu mukurikira mwibuka gukanda subscribe mudukurikira natwe turabakunda ubu tugiye kubaha ikintu bita ikiganiro mumbaze ngo kiraba kimeze gute kiraba giteguye kandi gikubiye gitwika vuga ngo gitwika akihangano banza haguruke muri kamera y'Abanyarwanda bakurebe iyo ntebe yigize inyuma mbabarira uze kongera uyigarure yego mubizi Wasongo G kuri Miss Element cameraman amfasha ngiye kubakubita ikintu bita ikiganiro ujye muzankumva baruve hano yari ahongera ugaruka amubonye Abanyarwanda abafana Miss Element bamwita Wasongo G ako Wasongo G hari ikintu cyangwa kukubaza wabuze gutera agasiporo ndakaza mbabere ukajugunye hariya cameraman akiraho kamera wako wicunge ntabwo ndi uretse wabonye ikiye utuntu tw'isiporo ongera rimwe kandi gasiporo sido hano hanga ko ntabwo ntacyo naba yego ngayicara tuganire noneho ko gaso meze neza se iwana meze neza kabisa nese hari ikintu nifuza kukubaza baza nzovu umupfaniki nzovu ni garafrere wanjye ni garafrere wanjye ni mukuru wawe mukuru wanjye nzovu reka
kuki inzovu atigeze abitubwira mufitanye ikibazo ariko ushaka kuba mwarapfuye nk'inkoko mu cyara kandi batajya kuvuga mu binyamakuru tuvuze ntacyo dupfa ubu aka kanya nawe waje kuri social media ugiye kubatwika iki nicyo gihe ngo nanjye nigaragaze nicyo gihe nawe wigaragaza naramuritse ngo abanze twikeho iki nicyo gihe ngo nanjye nigaragarize ndorara nashaje wenda abona ukiri muto n'abafana ba Miss Element yego wana fresh bibuka ko ndi Gasongo G ubu wajuje abantu bose bagushaka bakurabura mukaza mugatwika wana naje nje kabisa ese Gaso ngira amatsiko kagirengo ariko ndaza kubaza nyuma na Miss Element yaje kuko Miss Element nawe agiye kuza mu kanya mwe muganira yego byani ko birabaye bimeze kabisa nese imico yanyu ni imwe niya nzovu imico buriya imico y'intango ntabanyizi cyane buriya we yaje Kigali kera yaje Kigali kera nango imico ye ubona nayimenya ariko ubu ngewe kabisa wana ako mwiminsi mwe yaragafashe nanjye navuze atago nanjye ngombe njye mfata ku mafaranga nanjye njyaho kabisa yego nanjye Kigali numva uko bakakaye ugiye gusamura ku ya Miss Element wana fresh kabisa ugiye kuri tapuna imbere cyane umuntu w'umusaza nanjye kabisa Wasongo G munkumbura bagukumbura baguhamagara wana unkumbura amamagara nzovu yicare yige nzovu yabura nzovu yariza ahubwo buriya kiye kongera yibaza kiye kujya aribaza ubu nako banavuga ati se iki cyana cyavumbutse uriya ntabwo yari yamenya ko nageze mu mugwa wageze nageze mu mugwa ntabwo yari yamenya ko nageze mu mugwa reka twakire mabuje ndabona aje n'akareti reka tumwakire Gaso mbona mwabuje agiye kukwitahora wana ntimbere cyane kameramana adufashe aterera intebe mabuje hagire umuntu udufashe atera intebe mabuje ndabona aje wana bundi aza kugwatarasa uramubona ute mabuje mabuje hasi kabisa kubona ibintu ari mu nyange haya bavuga ngo ni mu nyange ibintu kabisa ubwira abanyarwanda ngo mabuje ameza Hana mabuje ni icyuki baramubona nawe ubwabo kabisa Miss Element arusanzwe umuzi wana ni imbere cyane njya nkunda kumubona yatwitse nkunda kumukurikirana buriya reka tumubwire mabuje welcome mu kiganiro ikaze murakoze mabuje banza wicare ko tuganira umeze uteze biteze wariye wari mureti oya mugiye kukarya mwenyine mitese mani ni sawa umukobwa oya mabuje mbabarira tuye tugira umuco wo kwakira abashyitsi suko bakira abashyitsi banza umusuhuze neza umuhobere nuko bimeze ubundi tubone kuganira twagiye akareti bugashyize ku ruhande ugaragariza ubwuzu abashyitsi mwana abayavuye nta muco urabona nayambira umuntu ungana gutyo wicaye haguruka kunyambira kameramani babaro bafate hose rwose wigira inyuma kameramani mabona saa yawe nangara yanjye na Element ntabwo ariko wari umeze neza none twe nuko twakira abashyitsi twagiye Gaso uvune nawe twagiye katika
tukabyine hano kuri Mesementi n'uburyohe. Oya buretse njye namenye kubyina gusa. Twagiye. We muzamura ku kazi. Turakira abanyarwanda nibafate kariya. Nuko mubizi. Yicare kameraye, tere kamera neza. Nuko kuri channel ya Mesementi twakira abashyitsi. Urishimye? Ndishimye cyane kabisa. Mabuja wanjye abari sharp cyane n'ubikunda. Ibi ni ibintu bisanzwe rwose. Karatwi. Karakareti. Nakunzaniye cyane ko zaniye umushyitsi. Sana ko nizaniye. Subwo wajya wenyine. Ntabwo ibintu Kara subwo wabikora. Oya ariko ndamuhaho. Nagize ngo urajya wenyine. Se abanyarwanda bari kuba barishimye. Mbere na mbere baba. Hoya narinze kugiye kubanza. We nanjye buriya. Oya buretse. Urancoma umureti. Uzi ko byari tukancoma iminwa. Oya, kubera waruzanye inda nini. Asegaso. Hajya ni wowe ukagezweho. Oya ariko mabusha narinze ngo ni ugahaye ku kantu gateye. Banze namika ako kantu. Kozanya ururimi wa. Oya bana kaka kanti. Banjumaye gatoya. Zana. Akundi ngutamitse nkanga. Nafate mu ntoki. Akira umushitsi neza. Ndabaza nibwo nimanga nibwo ndamutamika. Yarasomanye nabangaye. Jewe se. Gasongo sajya soma. Wapi se? Niyo bikoze bikora nka rimwe ku munsi. Cyandisha intoki. Ye nubundi njya gatoya njya kareti karana. Ntabwo wari uko dufite umushyitsi. Jewe nk'uyu bamuhuye. Uyu ni umufana w'imena wa danje. None we dore ikintu utaroze. Uri muri umunanzo. Uyu se? Reka kurya utangare. Uri muri umunanzo. Reka ibiryo usome impyisi. Reka ibiryo usome gasongo. Ndumiwe. Mabuja. Nose warura. Umwe mukaro. Namwe muka. Tazani n'umushyitsi. Ararya umureti gusa. Gaso. Yes. Mabuja twamubonye. Mabuja namubonye kabisa n'umwana ukubona akeye. Uburyo twakwakiriye babikunze. Ayana fresh cyane kabisa. Asabira kakazimba ngakuye gatumba. Ayana kabisa batumeka ubundi ndirimbo. Dumbo bari kwitemera ibiti muri Amerika. Bayimereye na. Asabuze dumba. Katikati dumba. Erega uri umuhanzi. Nakara kirimbo nani nagakunze. Ayana nagakunze kabisa. Akuje kano gato. Muri oya yafata n'icyo kinini. Oya ndagikanja ka nuni ngiye warananiye. Nabyuze. Gaso. Yes. Icanira gabura. Iyi cyane numva itagabura. Cyane ni kabisa ni hatari. Bugira ikintu bwira abantu bakunzi ba Miss Element. Nuko mubibona rero bakunzi ba Miss Element. Yego. Ewana ndabakunda cyane njewe kuba naje kureba Miss Element. Ewana naje kuba na so twabyita no gusurana no gusurana. No gusurana sibyo no gusurana uvuga ucunga ko gashize ndi kuvuga ncunga uretse utakamara ariko ntabikenye buretse ndakora sere yangana mutamike mbanza ariko namika rimwe noneho ubundi muvuge neza nekanje ari ngiye guhugira ku magambo nayo gushiduka mukamaza gaceza zarira ku meza imwe na nyokobuja reba mani rugande gateragurukame katarajyaho mwana Nani urebye ko hajeho icyatsi ma. Ndewe ngajije ko turi mu bisitani. Asujya gahoro. Arakabara gatoba. Banyarwanda rero tumaze kwakira umushyitsi nkuko mubibona tubasaba mbere ko muterera ikiganiro mubanze mukande subscribe kuya tukomeze twenjoyinge. Tubashe kuba twakuza nibura abanyamuryango 10,000. Ubu niyo gahunda nituyuzura tuzabatumira tunywa kandi. Nihangane mukande subscribe ariko mwiduteza bari abana. Teza bari abana mutubabare. Kandi subscribe kugira ngo turebe ko ibintu byashyuye. Twinjira mu kiganiro. Gaso. Yes. Biteze. Ayo bana ni fresh ure. Warura. Ni winjiye mu murwa. Ninjiye mu mugwa. Yego. Uravuga ati nyinjiye mu murwa ngomba kuza kuri Miss Element.
kabisa nkikigeramo indege ikimara kungeza i Kanombe navuze ati Miss Elements ngomba kujya kumureba. Se waje n'indege? Naje n'indege wari uzi se ikuvanye yari mvanye mu Burayi nanga ari kure. Waje uvuye mu Burayi kabisa n'iyi mikarago sese ubibona nawe n'igisengeri cyakazamo iki gisengeri kabisa ndacyemera uko niko waje wambaye n'inkweto kameramana mba barayerekana kabisa iyo nkweto yagure mu Burayi niho nayikuye kabisa. ubu iyi nkweto ihagaze amafaranga angahe? iyi ihagaze n'amadolari 10 nanga ari menshi. hanyuma ipantaro ni amadolari 5. amadolari 5 ariko ese uretse gato mubaza iyo uvuze amadolari uba uzi icyo ari cyo ubuzi icyo uvuze nako nabaza. Okay sawa yego mbese misere Karameni Gasongo uramubona gute? ndamubona neza. urumva wamubaza aka kanya? Kumva nigeze kumva ubundi ikintu ndi kumva namubaza. Yego namubaza ubu tuvugana gutya ameze na mwana agira Gasongo aso Yohana wari wagiye ari nawe nasinziriye nanga ari umunaniro. ese Gaso akubaza ngo ufite umwana wapi nanga nacyari umujene kabisa. Ese Gasongo twinjire mu buzima bwawe kugira n'abantu tuganire bakuzi bakumenye neza. Gasongo ukora iki? Wakakanya uvuka noneho rero sasa si ngombwa ngo ubu mbibwira wowe ariko nzababwira abanyarwanda nyine bashi hapi ntacyo mwino minsi ni mu gakonje ntabwo nakora ngo ndi gukora kandi ari gukora ari mu gakonje muri konje naba mbeshye babwiye ni mu Burayi mbabwiye ngo ndi gukora nawe ni umudiaspora babwiye Misemeta akunda diaspora kubi naba diaspora bagufi nk'amavide njya nkunda njya nkunda umudiaspora mugufi nk'uyu kwitwara neza yakugurira akamodoka ya modoka y'umutuku wavuze ushaka kugura buriya impamvu nawe ni imodoka nari ngiye kubeshya ngo naba ndi mu kazi kandi ndi mu kiruhuko sinambeshye umunyarwanda ahubwo bazamaza ubutaha. ahubwo ubu ngubu uri mu kiruhuko? ndi mu kiruhuko. urimo urarya ibyana n'iki byo mu Rwanda? none natangira kubifatisha ariko naje kureba mabuja Miss Elements ndebe ko twajya duciriye. yego mabuja niko Karuwa Elements n'uwe se uri kubona wacemba shana wacemba. Ese Gaso ufite imyaka ingahe? imyaka 20 y'amavuko. ufite imyaka 20. ngo wavutse 2005. wavutse 2005. okay Ese Gaso ufite umugore? nta mugore mfite. Wakanya nta mugore ufite? Akanya nta mugore ndibuka. ariko waramwigeze? wapi Gaso wimbeshya waberanye uko wimbeshya cyatugane ubuzima bwawe bwa buri munsi. ubuzima bwa buri munsi okay nari aha mubaha okay buretse muraziranye Gasongo se bana ukambeshya abantu bagukora okay reka mbabwire kabwira ntari nibagiye nari mbeshya abanyarwanda mugore naramwigeza ariko nta mugore njya nunga nkumara n'icyumwe iminsi ibaye myinshi nk'iminsi 3 4 so bari umugore cyaba ari indani barakari umugore. Nese umugore watunze igihe kinini wamutunze igihe kingana mu kwezi kumwe uko nagize uko nagize oya n'ubu umwe bose kabisa namaranye iminsi myinshi n'ukwezi sinakurenza. ubu umwaka washize watunzemo abagore bangahe? naho yari umwe mu mwaka wose akora beza ntabwo mbeshya. mu kiganiro cy'ubushize twakoze ntabwo yigeze tubwira gutya. Urareba impamvu nari nzi ko mwabyibagiwe bagore ari 13 ariko uwo nunzi iminsi myinshi cyane ariko ari icyumweru ubwo nakabije n'ukwezi. iyo ngiye kugura ifu ku iduka numva yarahenze ubwo ngita ngenda nasubikiraho ugutunga umugore ifu yamanutse se urukumva wamwirukana kandi uri umudiaspora. oya n'ubundi ariko uri icyamamare. ubu ngubu ku myaka ya 20 yamaze gutunga abagore 13 utabeshye. Ese Gaso abagore bose uzanye niko mubyarana cyane? oya ko tubyarana. aho mumaze kubyarana ni bangahe? nta n'umwe.
bose nta numwe nta numwe bose none wumva ingoro kandi ucemba ndacemba ariko nta numwe ndetse gaso nta mwana ugira kare nta mwana cyangwa ntajya ubwo bavuga ingumba bavuga ingumba umugore bakavuga ingumba ukese ushaka ya nawe abo gaso ikibazo cy'amatsiko urumva ibanga ukoresha kuburesha utya hari abasore bagumiwe bashaje barabuze abagore ako wowe kuburesha utya mbese gaso niye banga ukoresha kuri abakobwa bakwemera abakobwa banyemere bebye ahanini ese mbwira urwaye ikibuno urwaye umugongo urwaye urumva watunga abagore 13 ku myaka 20 n'ubu urwaye umugongo iyegamye oya impamvu bundi sizinebe kano kantu sicyo bagashyiriraho ese abayoboye kutuzanira hajya bakita kasunga bugari kanuza wahenanguka nese ngifite ibi bintu bisobanuye iki ku kuboko kwawe ubise si ibyo se wabarama abagore se cyare gore tugato 1 2 3 4 5 6 ubwo nyine n'abagore 6 washatse bari ari babiguhaye ubundi bwarapfuye okay gaso ikabubwira ubu kiganiro cy'ubutana abonye ze kubyina kubyina bari danje urumva ariko abafana batubwiye ngo wongere ubyine bakunze uburyo ubyina abafana kabisa wakemera umuntu abafana bakunze n'abatamuna agasho kongera ukadasho siri umunsi ku basi ntabwo uzi indirimbo ya kera bita ndururu zo kwibyina dururu nshaka kutizira ndururu ayo hano twaje ariko karibu nanjye kirana n'agafana cyangwa weko ariko zikari ibyo zose turazirya reka abanyarwanda tubaririmbire kawe nimbo bare mwigire hino cameraman nawe yigira inyuma waje turebe tugiye tukabyine tureba imbere hari wakusabyine twagiye kubyina ndururu mwere kuri ndururu mukurikiye weko bisaba ngo niba ndirimbye ndururu ikiriza ese uzi gukina umupira umupira wagiye kukata umupira tambaye pana mba munagiye hajya babyita shati twagiye ndururu baba bahagaze gutya ninjya nera urajya wikiriza ndururu wajya uvuga ngo ndururu ngo umuceza wa pesa mura umva nyine wowe ugiye kubishinga tujya kwagitinga turabanza ndururu turabanza weko ni gutyo twagiye weko ngenda yibyina mfukamye ubwo nanjye ndajya waje zamuka nk'upopaje ubwo nanjye twagiye weko gaso reba abanyarwanda twagiye weko wapi ni kuri abazibyina ahubwo we wandaburizaga gaso ndi kwibona mbere ko mubyina kanduru abashere bawe warabaterura njye narabateruraga kwabashobora ana fresh unagira ngo nterure oya we mbabari uterure misenge oya ubundi akenshi ako nubune nibagiwe nuko wango ubundi akenshi njye nabyinishaga mbateruye bakanyega gutya sibyo nago umugusha oya kare muterure turebe aka kana se shaho oya reka nguterure Songo zengurutse umuntu mbabari ni gutya nabaterura Yesu abonye kubaterura nari imbizi aya kangu kandi ntacyo waje kuterura abana ndabizi
Ayi mwana ni neza. Umwana ni neza. Cyane neza. Ako gaso. Wateye udusiporo ataraza. Mwereke ko ibintu bashiyata. No kubyina. Mwereke ko ibintu bashiyata kubyina gusa. Utize. Unize iki? Hana rubashe kubyina. Ubundi hari icyo bavuga ngo guhekana amapyisi. So tararumeka. Guheka amapyisi se. Weke amapyisi. Yamuheke amapyisi. Ntabwo nzi guheka. Yamuheke amapyisi. Ase wagiye wa romantique. Wagiye uba romantique. Ivyo nivyo bita namuheke mu mugongo. Mu mugongo bisanzwe ze. Wowe wagiyemo neza? Ari kurahagura. Nango hagura. Oya. Wowe ufite ukomeze. Ndakomeza twagiye. Ase wowe ushaka kumvisha. Mapyisi ntabwo washobora. Jye mugwa hejuru ariko wagiye ugwa hasha. Oya cyangwa hejuru. Mapyisi ntabwo wari kunshobora ikibazo. Ikiganiro cy'umuriro. Wajyana agafuka. Kararemereye. Nigurase byatangiye byari. Karatsindagiye. Rega reba agasiporo umukoresha. Agasiporo. Yagace arindi umukoresha. Niba ari gutya. Ako ngako se. Urumva? Urahagaze. Wisarizi kubona umva ngiye kuririmba icyongereza. Isarizi kubona umuntu kumva nkuko wiyumva. So challenge. Iyo nkubona nukurimba ndimo gushira. Hapana wowe ni watuma shira. Oya aho kigaragara cyo washize ahubwo bura n'ukwanze kubimbwira sibyo rata. Hano mugira akantu. Buriya rero hari ikintu bita kubwataraza. Kubwataraza. Njya hirya. Nshaka kukubwataraza. Ushaka kumbwataraza? Nshaka ko ndabona narushye cyane cyane. Nshaka ko usezera abakunzi ba Miss Element ukagira ibintu babwira tukataha. Bakunzi ba Miss Element. Bakunzi ba Miss Element. Ndabakunda. Barese gute genzaho. Ko mbona ntabwo ibintu biba bikurimo. Wapi babindimo? Ahubwo kuvuga ngo ba Miss Element. Hajya ni ibintu umuntu aba gushyizemo. Why? Kubera? Why? Okay. Undi katubare n'abafana. Cye tubari inshuti. Okay. Ndabakunda cyane ariko si ubundi bo burasi bankunda. Baragukunda. Cyane ndetse. Akura ngenda bakunda cyane fresh kabisa. Ese icyo iyo bavuze irari baba bavuze iki? Irari. Iyo bavuze irari. Irari. Iyo bavuze irari baba bashatse kuvuga iki? Irari nyine no kubona umuntu ukamukunda. Kamugirira irari. None se mu buzima bwawe wari wagira irari? Kandi narigeze. Warigeze kuri inde? Kuri wowe. Oya ngiyeho ntabwo wemere kungiriraho irari. Ubwo nemerewe. Ntabwo byemerewe. Nta nubwo wemerewe gusura turi kumwe. Nemerewe kunya none. Sibyo? Yego. Okay, so kunyara biremewe. Oya, rgana turabakunda kandi cyane twabashimiye kuba mwabanye natwe mukomeze mubane natwe mukomeze mukande subscribe share comment I love you so much nanabazaniye uwo bita Gasongo yeje Gasongo mbonayo nombari nanga haya nombari nanga okay it's okay naho ubutaha turabakunda ciao ciao